Babantu rero mumaze iminsi muduhamagara mutubaza amazu meza, amazu y'umuryango, inzu ushobora kwituzamo ugaturamo kano kanya. Iyi nzu tuzanye ni iyanyu. Ni inzu iherereye hano mu Byahi ku Karobine ko kwa Musare hafi na Jibu. Muri kubona ko turi ahantu heza. Neighborhood ya hano hantu ni neighborhood nziza cyane, hano harimo amazu meza, hano ushobora kuza ugatura ndetse ugatura neza ku buryo n'umuntu wese ugusuye uba ufite ishema ry'ahantu utuye. Iyi nzu rero tubazaniye muri kubona ko ari inzu nziza, inzu ikomeye, inzu yubakishije amatafari guhera hasi kugera hejuru, ifite igisenge cyiza, igisenge gikomeye, parafo muri kuyibona ni rangete nziza cyane, ndetse ikindi kandi ni inzu ngari. Ifite ibyumba bitatu, dushe na toilette ni imwe mu nzu, salo na saramanje, ndetse n'igikoni hari umwanya wacyo nubwo cyo kitatunganyije. Tukaba dufite umwanya wo mu gikari, umwanya uriyo ikigega, umwanya uriyo dushe na toilette byo hanze. Ikindi kandi muri kubona ko dufite pariking ngari ishobora kujyamo imodoka enye kandi ziparitse neza. Reka tugende no mu nzu tubereke ukuntu naho hameze. Mbere yuko twinjira mu nzu mw'indani, muri kubona ko ni cya gikari nababwiraga, ni igikari kigari ku buryo hano hantu ushobora kuba wahashyira igikoni cyo hanze mu gihe waba ugishaka, ndetse no kuri uriya mwanya wundi w'imbere nawe ushobora kuba wahashyira igikoni cyangwa se ukaba wahashyira n'ibindi bintu uramutse ubishaka. Hano ho muri kubona ko ni ya space ya dushe na toilette twababwiye, nabyo muri kubona ko bimeze neza kandi birisanzuye. Tukinjira muri salo, muri kubona ko dufite salo nziza, salo ngari, salo yisanzuye, parafo ni rangete nk'uko nagiye mbibabwira. Muri kubona ko iyi nzu muri make nta kintu na kimwe ushobora kuba wayinengaho. Igitangaje kuri iyi nzu nuko turi kuyigurisha amafaranga meza cyane, kuri miliyoni 55 gusa nizo wazana kugira ngo ubashe kuba watsindira iyi nzu. Uratwandikira kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe, ndetse wanadusura ku mbuga dukoresha aba TikTok, Instagram, YouTube. Amazina dukoresha ni Gisenyi Komisiyoneri ba GC. Let's build a better tomorrow with GC today.